ikinamico. Iriya zina Umurunga ni izina ryiza kuko ni izina rihuje, rifata ibintu ukabibumbira hamwe. Kuba rihuje rero niyo n'abantu bahuje biradufasha cyane. Iyo abantu bahuje baba ari bamwe, baba bakomeye, naho iyo abantu barekuranye biba byarangiye, baba basenyutse, nta bumwe bagira, nta mibanire bagira, nta bumwe baba bafite na buke. Rero izina Umurunga ni ikintu gikomeye cyane tugomba gufata ahubwo tukagishyiramo imbaraga. Ubundi Umurunga icyo bimugira, Umurunga ububoshye uburyo butatu, uboheranyije uburyo butatu. Umurunga uko mbyumva, numva umwana, umugore n'umugabo. Iyo batabanye neza rero Umurunga uba wasandaguritse. Nicyo bimugira nuko mbyumva. Isomo rya mbere nakuyemo ni isomo ryo kudaheza umudamu ku mitungo dufite. Isomo rya kabiri nakuyemo ni isomo ryo kuvuga ngo sinzahohotera umugore, kuko n'umudamu wanjye arayumva, nawe yambwiye ko atazampohotera bingana utyo, kuko iyo nyumvise nawe bari kuyumva. Nayo masomo nakuyemo. Njye numva ikinamico Umurunga, ikintu numvisemo cyane cyamfashije ni uko ikinamico Umurunga yatweretse ibintu byinshi tubona ahantu duturiye. Ikinamico Umurunga twarayikunze cyane kubera ko yaje itwubaka, twereka n'aho amakosa ari, tugomba kubona uburyo twikosora. Ikintu yatwubatseho, ikinamico Umurunga ikintu yatwubatseho, twaje dusanga hari ibintu bikorerwa mu ngo z'iwacu duturanye cyangwa n'abo tubona hirya no hino. Urugero, twabonyemo umudamu uhagika umugabo we akamuraza hanze, agahora atesha agaciro umugabo we. Ikintu twaje kubona ni uko no mu makaritsiye bihaba, gusa ko aho bitangiye kugaragarira naho ikintu cyaje cyitwa uburinganire. Aho uburinganire bwaziye, abagore bashatse gusuzugura abagabo cyane. Ikiriho ni uko wenda mwadufasha cyangwa natwe tugatekerezaho n'abandi bose bakacyumvaho, abagore bakwiye guha abagabo babo agaciro, ntibagendere kuvuga ngo ni uburinganire. Uburinganire ntabwo bwaje gukuraho guha agaciro umugabo no kubaha umugabo, ahubwo bwaje kugira ngo twese twuzuzanye kandi dutere imbere. Umurunga itanga ubutumwa bukomeye cyane, aho nk'uko bisobanura Umurunga ko ari ubumwe bw'umuryango, harimo umugabo n'umwana n'umudamu. Bifasha abanyarwanda cyangwa abaturage bose kugirana ubumwe, kugira ngo bubake urugo rwabo bafite umutuzo n'umudendezo, kuko iyo baramutse batandukiye niho hahandi havuka amakimbirane. Rero Umurunga utanga ubutumwa bukomeye, akaba ariyo mpamvu twumva cyane cyane ubu butumwa bw'Umurunga. Icyo twifuza ni uko bwagera ku bantu benshi, cyane cyane kuko bwigisha umuryango kubana neza. Ibintu twumva muri iriya nkinamico n'ino birahari cyane cyane, kuko nk'ubu hari umugabo duturanye nawe ni nk'aho ari iriya nkinamico wagira niwe mwafashe neza. Uwo mugabo twagiye twumva umudamu we yaratabaje, hari mu masaha ya nijoro, tugenda dutabaye. Tugezeyo twasanze umugabo atari mu cyumba baryamamo, arimo bari kurwanira. Babaje uko byagenze, batubwira ko umugore yagiye gusasa ubwe buriri ngo n'umugabo ngo arare mu cyumba. Noneho biza kugaragara ko umugore avuga ngo ntabwo umugabo amuhahira, kandi mu by'ukuri atarabishyize hanze ngo hagire ababunga cyangwa ngo baze kubagira inama, ahubwo umugabo agaragara ko yahohotewe, kuko kugira ngo asange uwo mugore we mu kindi cyumba si ukuvuga ngo wenda hari ibindi yari akeneye, ni nk'ihohoterwa gatarayiha yagiriwe. Mu
mu rugo iwanjye nta ntonganya zihaba, tubanye neza, nta kibazo gihari, ahubwo iyo tuyumvise tugatekereza ku bo duturanye twumva tugiye kubagira inama. Urugero, hariho nk'umudamu duturanye yagajya yima umugabo w'agaciro, umugabo we yataha mu rugo ukabona ntamwitayeho, akigira muri gahunda ze, kandi mu by'ukuri wenda nk'iy'abagabo batabana, umugabo n'umugore batabana mu rugo, akenshi wenda umugabo akorera kure, agomba kuza, umugore agomba kumwitaho nk'uko bikwiriye, akamenya ko umugabo yatashye mu rugo rwe. Ubwo yarazaga, yaza ntamwakire neza, ukabona agiye muri gahunda ze, umugabo arabitubwira, ari inshuti y'umugabo wanjye, abitubwiye turicara tubiganiraho, tumaze kubiganira duhamagara umudamu we, tumwumvisha uburyo bwose agomba guha umugabo w'agaciro, ko umugabo ari umutwe w'urugo, ko agomba niba yaba amufiteho imbogamizi agomba kumubwira ikibazo afite, ariko ntaje aha umugabo agaciro gakeya, kuko agaciro ke ntabwo ari keza ku mudamu. Ibintu numva muri ya kinamico Umurunga ni ibintu tubona birahari mu mudugudu, birahari mu kagari, birahari muri rusange, birahari cyane aho ntuye, keretse ahandi ho byaba bitari ikiwacu ho ndabibona. Abantu batumva ikinamico Umurunga barahomba cyane, kuko uretse n'uvuga ngo ubyumve ku giti cyawe, kuba ku giti cyawe, njye ku cyanjye giti mbona aribyo byubaka n'igihugu, kuko iyo umvise ikinamico Umurunga wumva abana bahohoterwa, kandi iyo umwana ahohotewe, umwana niwe ejo buzima bw'ejo bw'igihugu hazaza, ejo hazaza naho abana batoya nibo bazubaka igihugu mu gihe kiri imbere. Umwana iyo asigingiye ntabwo imbere yacu hazaba heza, tuzaba dukuze, ariko abana nibo bagomba kuzaduha ejo hazaza heza. Nkurikije ukuntu iriya nkinamico imfasha, naho yankuye naho ingejeje ubu ngubu, nshishikariza abanyarwanda bose, cyane cyane mbese navuga bose, nagiye kuvuga cyane cyane abagore n'abagabo, ariko ni bose kuko n'urubyiruko birayireba. Ndabashishikariza kumva inkinamico kuko yagira ikibamarira. Murakoze. nzakomeza kuyumva kugira ngo ikomeze imbere umwarimu, ngomeze nguremo amasomo, ahubwo abakunda kuyikina ntibazarambirwe, bakomeze turabikurikirana. Iyo burya abaturage hari ibibazo bari bafite bakakurikiranira kinamico, bituma hari abahinduka bya bibazo twakiraga by'abaturage, cyangwa se bwa bwumvikane buke buri mu muryango buragabanuka, ugasanga abaturage bavuye muri ibyo by'amakimbirane bakajya mu rugamba rwo kwiteza imbere. Inyigisho zijyaniranye n'umurunga usanga ubisanishije n'ibyo tureba aho tubibona aho mu baturage tuyobora, usanga hariho ibisa n'ubutumwa buri gutangwa aho usanga hari urugo rugenda ruhindura imyifatire, cyangwa se rugifite imyumvire mikeya, ugasanga wenda bagize amakimbirane muri urwo rugo, noneho bakumva bwa butumwa bwo mu Murunga, ugasanga burabafashije bya bibazo byari biriho, ugasanga bagiye umwe akumva ko ari we bakoze ku mutima, ugasanga biragabanuka. Nkumva rero buriya butumwa bwakomeza rwose, ndetse rwose bugashyirwamo n'imbaraga, bukagera cyane cyane hasi ku muryango, umuryango cyane, kuko iyo turi kubyumva bitambuka kuri radiyo biba biri kugera ku banyarwanda bose, ariko n'ubundi ku ruhande wenda rw'abadakurikira iyi radiyo nkaba numva turi bufate n'ingamba zo kubashishikariza, kuko harimo ubutumwa bw'ingenzi bushobora guhindura imitekerereze, imyumvire, bakazamuka ku rwego rwo hejuru, ku buryo barushaho kubaka umuryango nyarwanda.